Pi Network ubu tuvugana igiye kuva ku rwego rumwe igire urundi rwego igeraho. Bitarenze ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatatu hari kubura iminsi 9 yonyine. Ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatatu umwaka w'2026 muzaba mwamaze kubona impinduka zikomeye muri Pi Network. Hari upgrade bamaze gutegura ndetse bavuze ko igomba kuzaba yaratangiye gukoreshwa bitarenze ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatatu. Mwibuke Pi Day iba ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatatu kandi bavuze ko iyo upgrade ikomeye cyane. Mu minsi yashize nibwo nagiraga ni biragoye kugira ngo Pi Network izakoreshwe mu kwishyura ibintu ndetse na serivisi cyangwa kugira ngo izagere kuri real world utility, ariko iyi upgrade bagiye gutangira gukoresha ejo bundi hari ibintu byinshi izahindura birimo nko kuba habaho fast transaction, birimo nko kuba habaho high security. Reka turebe update baduhaye. Nuza kujya kuri X page ya Pi Network uraza kubona ko baduhaye iyi update igira iti network update protocol version 19.9 migration successfully completed. Next step is version 20.2 aiming to complete before Pi Day 2026. Node operators should make sure they are upgraded and stay tuned for further instructions. Iyi update niyo tugiye kugarukaho. Ni update idasanzwe. Pi Network igiye kuva kuri version ya 19 n'ibice 9 ijye kuri version ya 20 n'ibice 2, kandi ibingibi bikazagomba kuba byaratangiye gushyirwa mu bikorwa mbere ya Pi Day ya 2026. Pi Day ni umunsi ngaruka mwaka uba ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu, aho badutangariza ibintu bidasanzwe, ariko by'umwihariko iyo batanze update nk'iyi mbere yuko Pi Day iba haba ikintu kidasanzwe. Ariko nubundi ntabwo tugomba gutegereza icyo kintu kidasanzwe. Iyo blockchain ya upgradinze ikava muri version za 10 ikajya mu ma version ya 20 haba hagiye kuba ikintu kidasanzwe. Blockchain iba iri kugera kuba yatangira gukoreshwa mu buzima busanzwe. Turaza kubireba byose, ndetse uri kubona ko nk'aba node operators badusabye gukora upgrade, ndetse iyo basabye, iyo blockchain isabye aba node validators kwa upgrading node, nabyo biba bishatse kuvuga ko buriya iyo blockchain ishaka gukora independently. Buriya iyi mashini yanjye iri hano kugira ngo ndaninge Pi node, rero badusabye kuba twaka upgradinga node. Kwa upgrading node nta kindi ni ukwa upgrading doka gusa, ariko reka mbanze ngire ikintu nkwereka guys. Narababwiye ni tugomba gukora Pi Network neza, ndabyibuka nabonye negative comment, ariko ndagira ngo niba uwo muntu wanditse iyo comment akiri hano reka mwereke kano kantu. Buriya ntabwo tugomba gutegereza ngo Pi izagire ku gaciro ka GCV kugira ngo tube abamilioneya. Nababwiye ko mu mwaka wa 2030 mu myaka 5 iri imbere hari amakuru yizewe avuga ko Pi ishobora kuzagera ku madolari 10. Njyewe nabonye Pi yageze ku madolari 10 byanze bikunze naba nabaye umumiliyone. Ntago ari njye nyine, reka mbikwereke. Nkora Pi Network neza. Njyewe maze umwaka umwe wonyine aribwo nangiye kumayininga Pi. Natangiye kumayininga Pi yarabaye listed, ariko nyimayininga neza, narayikurikiranaga na mbere, ariko nayimayininga bitewe n'impamvu zanjye runaka. Ariko ubu ngubu ndagira ngo nkubwire ko ndi kuyimayininga nzi icyo nkora. Mu gihe kitageze ku mwaka, n'umwaka nuruzura neza, uri kubona ko mfiteho Pi 400. Reka nkwereke ikintu kidasanzwe guys. Ninza hano kuri turongo dutatu nkazamura nkaza hano kuri mine Pi, uri kubona ko neza hano kuri node bonus. Ibi ni ibintu biririyo guys, uri kubibona. Iyi ni screen ya telefone yanjye ndi kuri coding live hano. Hanyuma uri kubona ko hano kuri node bonus nyine mfiteho Pi 2 n'ibice 49. Ntabwo negereje ko Pi
izagomba kugera ku giciro cya GCV kugira ngo mbe umumiliyoneri. Izi payi ni payi ebyiri na mayininzi uyu munsi, kuko birumvikana mu gihe kitageze ku mwaka niba maze kumayininga payi 400 ni ukubera ndaninga payi node. Niyo mpamvu mfite iyi computer iri hano kugira ngo iraninge payi node, kugira ngo iraninge glass node nubwo ikora n'utundi turimo duke cyane. Hanyuma reka turebe mu by'ukuri, reka turebe igiciro cya payi maginga ya, ubundi neza nkwereke ko nawe ugomba gukora payi neza ku buryo udakwiye gutegereza igiciro cya GCV. Mwibuke mu kanya turaje turebe iriya update, ariko ibi bintu ni ingenzi cyane. Reka turebe igiciro cya payi magingo aya ngaya. Uri kubona ko nituza hano kuri urubuga rwitwa Coin Market Cap, kuri iyi website ya Coin Market Cap baratubwira ko payi of course yanazamutseho 7%, iri kuri 0.18. Hanyuma reka tuze muri calculator kugira ngo turebe ziriya payi 2.45 zifite agaciro kangana gute maginga ya. Okay, ubwo no kwandika 0.18 payi imwe niko iri kugura, tugakubana 2.45. uri kubona ko ni igice cy'idolari. Rero navuze ni ntabwo njyewe negereje ko payi izagera ku giciro cya GCV kugira ngo mbe umumiliyoneri. 0.45 by'idolari ntago ari amafaranga menshi, ni amafaranga ageze nko muri 700. ariko noneho ibaze igihe payi yagera ku madolari 10, ku gaciro k'amadolari 10 nkakuba na 2.45. uri kubona ko ni amadolari 28 najya ninjiza buri munsi. Ziriya payi ebyiri nizo mbona buri munsi, ariko nanjye ku munsi w'ejo nacanye computer hafi amasaha nka 20. ntago nigeze nzimya computer, nayijimije rimwe ho gatoya ndongera ndayicana. Rero ibaze payi igeze ku madolari 10, kandi birashoboka mu myaka 5 iri imbere payi 2.45 nkajya nzimayininga ku munsi, nkajya mbona amadolari 28. Ibaze iyi ni computer imwe, ntagura computer zindi nyinshi. Ibaze amafaranga najya ninjiza ku munsi. Ntago ukwiye gukurikira hype igihe uri gukora project. Hanyuma ibi ngibi ni ibintu nawe ushobora kuba wakora. Hari video nakoze hano kuri YouTube channel yacu, iyo uri nko hano kuri YouTube reka mbikwereke neza. Hari abantu batazi kureba video cyangwa ibiganiro tuba twarakoze bwa mbere, kandi nabyo biba ari ingenzi cyane, kuko buri munsi ngenda mbona aba subscriber bashyashya. uri kubona ko nk'iyo uri kureba iyi video gutya kuri YouTube, uza hano ugakora hano kuri izina ryacu. Okay, hanyuma uhita uzamura ukaza hano kuri channel yacu, ukaba waza hano kuri videos ukareba ibindi biganiro tuba twarakoze, kuko ni ingenzi cyane. Hanyuma icyo nshaka kukwereka ni ukuba waza nka hano kuri playlist. iyo uje hano kuri playlist ubona iyi playlist ya Pi Network. Hari video nakoze yerekana uburyo ushobora kuba wakora setup ya Pi node niba ufite computer, kugira ngo bigufashe gukora payi neza. Kuko niba umayininga payi ukoresheje telefone bishobora kugutwara icyumweru cyose kugira ngo umayininge payi imwe. Niba ufite computer biroroshye kuba wamayininga payi 2 ku munsi. Hanyuma iyo video ndakeka ngiye kuyibereka, reka okay, ndakeka iri muri ni iyi ngiyi Pi node. iyi yanditseho iti dore app 2, kuko ntago navuze kuri Pi node gusa, navuze no kuri Glass nayo ushobora kuba wayikora nubwo tuyigeze kure, ndetse nabonye biri kuvugwa ko muri uku kwezi kwa 3 cyangwa se bitarenze mu kwezi kwa 6 tuba twamaze kubona season 2 reward. Glass nayo ni project nziza cyane. Hanyuma reka twigarukire kuri ririya tangazo rizahindura iki ku itariki ya 14. twitege ibiki bishobora kuba. Gusa ariko ubaye utashobora gukora installation ya Pi node, wamamagara nimero zanjye uri kuzibona kuri screen, reka nzigushyirireho, kuko ni ibintu byihutirwa ugomba gukora guys. niba wizera muri Pi ukaba wumva ko
kumayininga Pi ebyiri ku munsi cyangwa zirenga byagufasha, kandi ufite computer yirirwaho mu rugo iwanyu cyangwa ku kazi kuri interinete, kuki utabikora? Mpamagara kuri izo nimero, gusa iyo bigusabye ko unyenera ngo mbigufashe iba ari serivisi yishyurwa, ariko of course ntago naguca amafaranga menshi. Reka twigarukire kuri iriya tangazo ndibasobanure neza akantu ku kandi, kuko ikintu cya mbere ukeneye ni amakuru, kandi amakuru atariho ivumbi. Ku munsi w'ejo hari update ikomeye yasohotse cyane kuri Pi Network, kandi abantu benshi ntibaramenya icyo isobanura cya nyacyo. Protocol version ya 19.9 yamaze kurangira, noneho hagiye kuza version yindi nshyashya ya 20.2, ndetse igomba kuzaba yaratangiye gukoreshwa mbere ya Pi Day. Ni ukuvuga ko ari mbere ya 14 z'ukwezi kwa gatatu. Pi Day ni umunsi ngarukamwaka uba ku itariki ya 14, nubwo umwaka ushize w'2025 habaye Pi Day 1 ndetse hanaba Pi Day 2. Hanyuma batangaje ko protocol version ya 19.9 migration yarangiye neza, bivuze ko network yose yimuriwe ku yindi systeme. Kuba Pi Network yaravuye kuri version ya 19.9 ikajya kuri version ya 20.2, bivuze ko muri blockchain hashobora kuzabaho security, hashobora kuziyongera nako nubwo ari hashobora, ahubwo haziyongera security, hiyongere speed ya transactions, ndetse hagomba gutegurwa n'izindi update zigomba gukurikiraho. Iyo bavuze ngo protocol version 19.9 yararangiye, migration yagenze neza, nuko nubundi bajya kuri verisiyo ya 19.9 bari gutegura migration yagenze neza. Uziko kuba wakakira ukohereza Pi birakunda neza cyane. Kuba ibyo bikunda byatewe n'iriya version baritangiye gukoresha, ngira ngo muri 2023 nibwo bagiye kuri iriya version, ndetse intego yayo yagezweho. Niyo mpamvu ubu ngubu tugiye kuba twajya ku yindi version ya 20.2. None se ni gute tuvuga ko iriya version ya 20.2 igomba guhindura ibintu bidasanzwe? Ubundi muri make version ya 20.2 ni iki gituma abantu benshi bayivugaho? Ni iki gituma ndi kuvugaho izahindura ibintu bidasanzwe? Kuva kuri verisiyo ya 19 ujya kuri verisiyo ya 20 muri blockchain, akenshi haba hari major upgrade. Biba bisobanura ko hari capabilities nshyashya zigiye gufungurwa. Biba bivuga ko ecosystem igiye kwaguka, ndetse network ishobora gutangira gukoreshwa mu buzima busanzwe. Pi Core Team yavuze ko ishaka kurangiza iyi upgrade mbere ya Pi Day y'uyu mwaka wa 2026. Ni ukuvuga ko ari mbere y'itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatatu. Pi Day iba ku itariki ya 14 Werurwe buri mwaka. Mu mateka ya Pi Network uyu munsi ukunze kuzana announcement zikomeye cyane. Iyo update nini iteguwe mbere yayo, nk'uko ubu ngubu twahawe iyi update ikomeye mbere ya Pi Day, akenshi iba ari fondasiyo y'ikintu gikomeye kigiye gutangazwa kuri uwo munsi. Rero bishoboka ko iyi Pi Day tugiye cyase dutegereje ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatatu ishobora kuzazana expansion ikomeye cyane. Hashobora kuzaza app nshya cyangwa inambwe igana ku ikoreshwa rya Pi ku rwego runini. Undi murongo washyizwe ku murongo nuko node operators twasabwe gukora upgrade vuba. Iyo blockchain ishyize imbaraga kuri node ibishaka kongera decentralization, ndetse iba iri no gutegura gukora independently. Iki ni ikimenyetso cya crypto analyst benshi bafata nk'intambwe igana kuri phase nshyashya. Reka turebe noneho iyi verisiyo nshyashya ya 20.2 izahindura iki. Hazabaho network stability ikomeye kurushaho, hazabaho kwiyongera
kwa app nshyashya muri ecosystem. Hazabaho itegurwa rya decentralized trading, real world payment iziyongera. Mu magambo magufi, Pi ishobora kuva kuri mining app, ishobora kureka kuba mining app gusa, ahubwo ikaba crypto ikoreshwa muri ecosystem. Ibi si financial advice, ahubwo ni analysis ishingiye kuri update n'iterambere rya project. Niba ushaka gukomeza kubona update za Pi mu bambere, like, subscribe ndetse wandike muri comment icyo utekereza ubona tuzatangarizwa kuri Pi Day. Ni kuri uriya munsi w'ejo bundi ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatatu, hari kubura iminsi 9 mereye aka kanya ndi kurikodinga iyi video. Hanyuma kanda kuri subscribe iyi video uyihe like, turi kubategurira ibyiza byinshi cyane. Naha mu kanya, ndabakunda cyane, bye bye.